Yerwa Agaciro episode ya 8. Umubyeyi we wahoze ari umugabo wanjye yaje kugaruka yari yadusize, ambwira ko wahoze ari umugabo wanjye yemeye ko nagenda nkamusuhuza, ko ariko yari yabanje kubyanga. Twaragiye rero ntungurwa no kubona ukuntu yari yarananutse cyane. Nibwo nabonye noneho ko yarwaye koko. Nkimubona sinzi aho amarira yaturutse atangira gutakara. Abari bari muri icyo cyumba nasaga n'utababona, uwo mbona ari uwahoze ari umugabo wanjye. Nahise ngenda ndamusuhuza ariko ndira, ndangije nicaye iruhande rwe ndamwitegereza. Namaze umwanya mwitegereza, ntekereza icyo ari kuntekerezaho, ariko nkumva byanze bikunze ari gutekereza ku buntu buke nagaragaje. Nuko nza kumubwira nti umbabarire nubwo ntabikwiye. Yabanje kwimyoza maze arambwira ati ibijyanye n'imbabazi wihangana uretse kubivuga, kuko igihe cyabyo kitaragera. Ati reka tuganire ibindi. Nuko mbaza uko abana bameze, mubwira ko bari aho, ko ariko bamukumbuye. Yambwiye ko nabo bakumbuye, ko kandi ashimishijwe no kuba nazanye uwo ngo aze musuhuze. Ataba nibo mbereyeho, kuko byibura bo bashobora kuba babona uwo ndi we kuri bo. Ati uko byagenda kose nta wundi nkanjye bashobora kubona. Numvaga aho aganisha. Twakomeje kuganira, ariko aho nanone hari abantu, ku buryo tutari kwisanzura ngo tuganire ibyo dushaka. Yaje rero kumbwira ko agiye kuba yota akazuba, nuko turajyana, ariko umwana asigarana na nyirakuru. Icyo gihe yari atangiye gutora agatege, kuko yari asigaye yigenza nubwo wabonaga atarakira neza. Tugeze hanze, twicaye mu twatsi twari duhari dusa n'abitaruye abandi, maze arambaza ati mbwiza ukuri, ibyo numvise bavuga byaba ari byo? Numvaga ibyo ambaza ibyo ari byo. Rero nanze kumugora mubaza ibyo yumvise, maze ndamubwira nti ushobora kuba warumvise byinshi, ariko muri byo ndumva harimo n'ibijyanye n'ubuhemu bwanjye. Nti niba ari byo umbaza rwose nibyo, nashatse undi mugabo. Maze kumubwira ntyo, yamaze akanya nyitegereza, ndetse n'amarira mbona yazenze mu maso. Si kenshi nari narigeze mbona ameze atyo. Yambwiye ababaye ati kuko abantu tuzamenya kuvuga ibituri ku mutima ryari. Ati iyo mbwira ko urambiwe kubana nanjye ukagenda, utarinze gutegereza ko ndwara, mu by'ukuri wari kubiki? Ati sinari kukubuza gukora ibyo wifuza nubwo nari umugabo wawe. Numvaga ntacyo kuvuga mfite, kuko nari maze kubona ko ntarebye kure ubwo nafataga icyo cyemezo cyo kumuta. Yakomeje ambwira ati wenda nshobora kuba ntaragukunze urungana n'urwo wasanze yagukunze. Atari ko nk'uko wowe wasanze hari undi yakunze bwa mbere, niko nanjye ari wowe nakunze bwa mbere. Ntabwo nari nkishidikanya ko yankunze. Yakomeje ambwira ati nawe ufite uburenganzira bwo gukunda uwo ushaka, nubwo njye ntatekereza ko nzigera nibagirwa ibyo wankoreye. Yaje kumbwira noneho ijambo ryanyeretse ko yamaze kwakira ko namusize. Yarambwiye ati vuba nzava mu bitaro, uzankundire njyana abana banjye, hanyuma usigarane n'uwo mugabo wawe mwisanzuye. Yabivugaga ubona ko babaye cyane. Nubwo koko nari narahemutse, ariko nari maze kubona ko ari we mugabo w'ukuri nkeneye. Rero naramubwiye nti nzi ko undi wese wakumva ibyo nakoze nta mbabazi yangirira. Ariko se nawe niko bimeze? Yaransubije ati njye nshobora kuba ntandukanye nabo, kuko njye nakubabariye. Nti none se niki cyatumye wowe umbabarira mu gihe abandi byabananiye? Yarambwiye ati urukundo nagukunze kuva kera, nirwo rwamfashaga kwihanganira imyitwarire itaranyuraga wakunze kungaragariza ubutitsa. Ati urwo nirwo n'ubu rwamfashije kubasha kuvugana nawe, kuko ku bwanjye numvaga ntifuza no kukubona. Nti none se uracyankunda? Yansubije ati umwana umwogoshesheje urwembe, ku mutwe we nta musatsi usigaraho. Atabamubona babona nta musatsi afite, ariko si uko ntawe uba uriho, ahubwo ni uko uba utagaragara neza. Yakomeje ambwira ati n'urukundo gukunda ubu ushobora kuba ntarwo mbonaho, ariko si uko rudahari. Ati ndagukunda. Numvise ambwiye atyo, nahise mubaza nti ese wankundira nkongera nkakubera umugore niba koko unkunda? Yaransubije ati nubwo ngukunda nubaha amahitamo yawe, kandi nangora ngerageza kuyakira nubwo byansaba imbaraga nyinshi.
ati igihe wajyaga gufata uriya mwanzuro byanze bikunze wari ufite impamvu ibiguteye. Ati rero sintekereza ko uyu munsi iyo mpamvu yabivuyeho. Nahise mubwira nti wenda wawe wibaza impamvu nabikoze ariko nta yindi itari ukutanyurwa. Ntari kuramutse unyemereye nkongera nkakubera umugore, ni ukuri ndakwizeza ko nashyira mu ngiro amasomo amahitamo nafashe mpubutse yampaye. Yarambwiye ati rwose nubwo ngukunda sinshobora kongera kubana nawe nk'umugore n'umugabo. Ati genda ubane n'uwo wakunze kandi nkwifurije kuzubaka rukarama.